ubwo rero umuntu bagereranya n'inkoko rero yapfuye ahagaze ari hose we ntabwo uranyura ku bantu b'abadamu baganira ati umugabo wanjye gutya na gutya sigaye byaramunaniye ntabwo nyine naragenzuye neza nsanga nta n'amasogonda byibuze 10 ayewe kuko njya kubona nkanigize gutya ikabirarangije nuko wengeye kukubaza icyo kintu nawe ubwawe waragitekerejeho cyangwa se hari abantu ujya ucyumvana inkoko y'isake ngo igiye go gutereta inkoko kazi ngo yuriye ngo ni umunota ntugeraho n'amasegonda nka 20 se yaragera nge naritegereje kuko ngewe turi kumwe ndazoroye segonda 3 biba birangiye neza amakuru ni meza narakubuze maze iminsi rwose ngushaka narakubuze neza Imana ishimwe ko twongeye tukabonana maze iminsi rero ntekereza ku kintu kijyanye n'inkoko ariko akenshi nkabitekereza bitewe n'ibiganiro njya numva abantu baganira ngize amagara turahuye ngiye kukubaza icyo kintu nawe ubwawe waragitekerejeho cyangwa se hari abantu ujya ucyumvana inkoko y'isake ngo igiye go gutereta inkoko kazi ngo yuriye ngo ni umunota umwe ngo birangije kuyibangurira ngo birangiye nge rero yo ndebye umunota sogeraho umunota ntugeraho n'amasegonda nka 20 se yaragera nge naritegereje kuko ngewe turi kumwe ndazoroye amasegonda 3 biba birangiye neza abantu uko baba babeshye amasegonda 3 ku nkoko arahagije kugira ngo ibirangije gahunda zayo ubwo rero umuntu bagereranya n'inkoko rero yapfuye ahagaze ari hose we ntabwo uranyura ku bantu b'abadamu baganira ati umugabo wanjye gutya na gutya sigaye byaramunaniye ntabwo uramunyuraho uwo muntu ayewe cyangwa ntabwo byitaho urebye abantu benshi barabivuga bafite n'icyo kibazo ariko kugera ku rwego rw'inkoko koko nyine bavuga ngo ni umunota umwe ariko nyine naragenzuye neza nsanga nta n'amasogonda byibuze 10 ayewe kuko njya kubona nkanigize gutya ikabirarangije nuko bimeze ubwo rero icyo twabwira abantu batwumva rero ndumva bakabanje bakavuza abo bantu ingo ntizisenyuka reka duse nk'abagarika ikiganiro cy'inkoko aha ngaha ahubwo twimbuke mu kiganiro nateguye uyu munsi murakoze cyane ikiganiro nateguye uyu munsi rero ni icyo kugira ngo buri wese niyumve ikiganiro yaba umugore yaba umugabo mwari gusenya urugo rwanyu indwara zamaze abantu zamara kumara abantu wowe gatangira umugabo wawe ngo akora ngo haraba ngo akora kamwe ngo agahirimira aho ngaho ngo akora ngo nk'aka inkoko agahirimira aho ngaho ahubwo banza umugenzure urugo rwawe ruhagaze gute ariko rero ngize amahirwe akomeye duhuye uri muganga ubundi tubwire bigenda bite kugira ngo kuko abantu bafite ibibazo ari benshi ugasanga mugani agiye agaturukamo bikaba birarangiye bigenda bite niki kiba cyabaye ku muntu kugira ngo bibe byagenda nka gutyo nkunze kubivuga inshuro nyinshi cyane ku ndwara zugarije abantu ndivuga ngo abanyarwanda ariko ni abantu muri rusange kuko nejo bundi nagiye Bugande nsanga hari amarira hari uwampamagara i Burundi numva na amarira hari uwampamagara muri Kongo numva na amarira hari n'undi nshuti yanjye nawe ukunda kujya Tanzania yambwiye ati umugabo wanjye ati nawe muri misi byaramucanze ubwo rero ngenjuje amaso y'umwuka buryo Imana yampaye kuvura abantu nsanga indwara ni yayindi iri kumara abantu y'abadayimoni n'imyuka mibi ibyo bintu tuvuga yuko ari imyuka mibi se kugira ngo ubyumve neza wowe wumva iki kiganiro nawe kandi turi kuganiriza isaha uranza ukagenzuza amaso y'umwuka ukareba ukumva niba hejuru y'inzu yawe ukimara kuryama saa 3 saa 4 nta bintu wumva hejuru y'amabati ngo ciririri bimeze nk'amabuye cyangwa imicanga warangiza ukarako nta nyoni bita umununi ntabwo nyoni zose yego idonda mu kirahuri kandi cyo kwidirishya rya nyirurugo kwidirishya ryande rya nyirurugo nubangu iyo nyoni yitadonze mu idirishya rya nyirurugo idonda kuri saro kwidirishya mu nyirurugo kunda kwicara ni nyoni bita umununi ntabwo ari ikijwangajwanga nta nubwo ari isandi nta nubwo ari ifundi nta nubwo ari iyo ari yo yose ni umununi ifitwe akanwa karekare nubango uko idonze niko idonda mu bwonko bw'umugabo nyirurugo
sinzi niba ndi kubyumva neza. Niba ibyo ndi kumva ariko bimeze bishatse kuvuga yuko iyo nyoni ibyo bintu twumva hejuru y'inzu ari abadayimoni biri kuzanwa n'abadayimoni. Wongeraho ni pusi. Ya pusi ufungura igipangu cyawe, wowe ufite igipangu ukana ngo pyu iratambutse kandi itambuka muri mu maso gutya. Yego. Iraza gafunga agaferi gutya gatoya ikakwitegereza. Yangiza igahita icaho. None wowe udafite igipangu rero wagira iba yanakubonye kare ukigera ku rugi cyase ku marembo. Urana ko amarembo y'imiyenzi nyina kenshi nta rugira uriho abarangaye. Ariko ukigitera intambwe ngo uje gutambuka amarembo ujya kubona iraje gutya mu marembo ngo no mukwitajya amaso iciyeho. Yo nta kibazo ntago murebana amaso ku maso. Ariko iyo gihari isa nk'ifunga feri gutya gato ikakuyereka ukayireba mu maso. None se nge rero nkunda kubaza kugira ngo nsobanukirwe. Iki kibazo twahereyeho tuvuga usanga akenshi mu ngo z'abantu basenga kirimo ese iyi myuka mibi nta gitangira igira ku buryo igenda yinjira ahantu hose. Turi buhinjire aho hantu ushaka kumbaza n'ahantu hakomeye cyane. Ikibazo gikomeye kuko Imana yari ivugiye ngo wasi ugize gute ugushije ishyano umanukiwe n'iki n'umwanzi kandi aje afite iki afite imbaraga kutongeraho n'umujinya mwinshi ko yaramaze kwirukanwa hehe mu ijuru. Uvuga ngo rero uwo mujinya tubwirwa ngo urugo rwiza ni iki ni ijuru ritoya. Iyo wamaze gushaka rero ubundi ubunezerewe waba usenga waba udasenga ukomeje gushaka ufite urwo rugo rwawe ni nk'ijuru ritoya koko ni nka paradizo rwose. Ariko dore numara gushaka kenshi abenshi bakunda iyo basenga cyane ukunda kubura umwana kubyara bikaba ikibazo. Ni ya myuka mibi turi kuvuga ibitera yamaze kwinjiramo. Noneho iryo banga rero ubwo mbivuze kugira ngo ukurikiye iki kiganiro ubanze uteguze amatwi yawe wumve ibyo bintu neza. Ko ibyo bintu utabyumva ugenzuze neza amaso y'amatwi yawe kutumva ibyo bintu iyo nyoni idonda hehe n'icyo kirahure. Ugenzuze amaso yawe neza ko iyo pusi utayibona yambukiranya inzira uri munyuremo. Kandi si no ku gipangu cyawe gusa no mu nzu ushobora kuba wagira milimetero kandi pusi irambutse kandi ngakubitana amaso ngo n'umurozo wo kugendaho. Gira ngo rero kenshi ibyo miso byose maze kubaha uwo mugabo uri muri urwo rugo gutera akabara ntibijya bikunda. Ndarahiye rwose Uwiteka nyumve uzi ko bikora bigakunda azaze mugurira akantu azaze mugurira akantu niko bakita muri iki gihe ubikora bigakunda akamena iminota 30 azaze mugurira akantu. Nge rero turi kumwe kuri kamera ndashaka yuko genda se nshobora kuba bitambaho ariko hari abanyarwanda benshi badukurikiranye ndetse n'abandi bantu benshi bagiye batuye hirya no hino. Hari abatuye muri East Africa kugira ngo duhinyuze bino bintu. Nkeneye abantu baza bakatwandikira bakatubwira bati ese koko ngiye ko ntayimara kandi ibi bintu ntabibona. Ese koko ibi byaba biba mu rugo rwanjye. Nidusanga koko hari abantu bari kuza bakagira cyane yuko ubisanzemo nababwiye yuko nge ndi kumwe na muganga ndi kwibariza ibyanjye ariko nawe wabaza ibyawe. Uraza kubaha nimero babe bakugeraho. Nimero ntago nkunda kuyisha si n'ubwiru ni 0782231287 kanyisubiremo 0782231287. Wagera kuri YouTube ni Muganga Clement ugahita usacinga ibiganiro dutangaho byose uko byakabaye kuko n'ibiganiro byubaka ubuzima bwacu byubaka umuryango byubaka imiryango. Impamvu narinzanye iki niro nuko hari benshi bamaze iminsi bambaza ati se iyi ndwara irakira iyi ni indwara kandi ni indwara kwa muganga batabonera igisubizo. Ariko iyi ni indwara Muganga Clement ashobora kukuvura iminsi 2 yonyine. Kuko erega nanjye barampamagara bakambaza ati aho duhuye ibi bintu birashoboka. Birashoboka yuko nta buhamya nari mbifitiye ariko ubwo duhuye ukaba ugiye kubaho ubuhamya yuko bishoboka. Nge ndabanza nkwibarize hari abo waba warabikoreye bagakira. Hari abo nabikoreye benshi barambwira bagize nko muri bacyakora 5. Abuye abantu barenze bumwe bari benshi. Abagore babo benda kunyica tikucya abagabo baho umuti twebwe ntuduha umuti urana bizagenda gute nize dusenye no tujye iwacu niko ko benda kutwica. Ikibazo gikomeye yewe we. Impamvu rero hari ni iyihe
nuko urumva bya bintu byari bihari namaze ko mu muti byahagaze bimaze guhagarara ko byamaze kwiyangiza icyo bita umubiri w'umuntu, hari imitsi hari amaraso. Ubwo icyo gihe muha umuti utunganya ya maraso na ya mitsi. Na wa mudamu rero akeneye wa muti utunganya iki ya mitsi na ya maraso. Ariko hari ikintu wavuze watubwiye uti niba ubona ibi n'ibi ku nzu yego ukabibona iwawe ntabwo ubasha kuba watera akabariro ngo ubikunde. Muri make urugo rwawe ntabwo rwagira umunezero, si cyo washatse kuvuga se? Yego rwose. Ariko njye nkibaza ni iki nakora kugira ngo mpagarike biriya bintu, kuko hari uguhagarika ibyo bintu, hari no kuba icyo gikorwa cyagerwaho. Wafata umuti mbese kugira ngo igikorwa gikorwe. Yego. Ese reka yo uri kuvunika. Ubundi uravunika kubera kandi mfite igisubizo. Ubundi iyo ugiye gutera ukwikiza bari hafi. Yego. Nuvuga ngo ibyo bintu twavuze ko ari imyuka mibi. Hari gihe bari amahembe mu rugo rwe bakohera. Hari gihe bari ibintu by'imyuka mibi isanzwe bakohera kugira ngo iwawe, kuko urwo rugo rumeze gutyo n'abana mu ishuri bariga ntibigenda. Urwo rumeze gutyo umugore amwe ati uze kuntekera agatoki n'umashaka gatoki ugasanga yatetse ibijumba. Wambwa ati uyu munsi rero uzi kunkorera agasalade cyangwa se unekera imboga z'amashu cyangwa se agasalade nkorera agasalade ugasanga yitekeye intoryi zonyine. Muri cy'umunezero watangiye kubura kuko ya myuka mibi niyo iyoboye, ntabwo ari wa muntu uyoboye urugo. N'umwuka w'Imana ntakira aho hantu yamaze gusenyuka. Warumbaje ati rero umuti waboneka gute? Nkunda kubivuga inshuro nyinshi rero abarozi bagira amayeri, ngira nomero twayitanze. Ufite ibyo ibibazo ampamagare cyangwa dusange tugire gute tumuha umuti, ntabwo tuvuga tuvuze barawica. Nta kibazo ibyo barawica, ariko mushira impungenge imiti irahari kandi Uwiteka ari gutanga igisubizo, kuko yaturemeye ibi byatsi byose mubona nta na kimwe kitari mu muti. Rero ibi bintu ndagira ngo tuze kubihuza n'abantu bakunze kuvuga yuko ibi bimera bibasha gufasha, ariko ngo kuri ba bantu ngo bagiye muri ba bantu, reka mbivuge neza, ng'abapfumu ugasanga ntibashobora kugira, ndetse nk'abakristo twebwe ugasanga turitinya kujya gufata imiti kubera yuko turi kuvuga ngo ubupfumu. Ese koko wowe ko uri umukristo ko tubizi neza, koko ibi bimera nibyo mwaba mukoresha kugira ngo mubashe kuba mwaduha imiti? Nibyo dukoresha, kuko iyo twinjiye mu ijambo cyangwa se ibyanditswe byera tubona mu Kuva igice cya 15 uhereye ku murongo wa 22 kugeza 26. Ngira ngo Abisiraheli bari kumwe na Mose bageze Imara, bakoze urugendo rw'iminsi 3 mu butayu, bicwa n'inyota. Maze kwicwa n'inyota bageze Imara, niyo hiswe Mara, babona amazi bagiye kunywa basanga arimo bushare mararura. Yitotombera Mose turamwiki utuzanya kugira ngo dutsinde ngo twikira ngaha. Mose yari umuntu mwiza cyane Imana yatoranyije, yari imfura buriye. Nawe niwe imfura nka Mose Imana izajye gukoresha, izakoresha iby'ubutwari. Yahise apfukama arasenga Imana. Imana imwereka igiti, aragifata ashyira muri ya mazi. Amazi avamo ubushare, barango barahembuka. Ngiye ntekereza ko bacinye n'akadiho, bamwe bakivwa bakavuza impundu, kuko nawe inyota yica nabi. Nuko rero icyo giti nicyo nanjye nagendeyeho cyane, utemera ko ibimera, ibiti, ibyatsi, amabuye, ibumba, buri kimwe cyose kiri kuri ubutaka kibasha kuvura, ngo ntabwo ari uwanjye. Ubundi nge nabera ni wowe muganga nabonye ubasha no kuvuga imiti, nubwo utatubwiye, ariko njya nkurikira cano yawe. Urakoze cyane, Imana ijye guha umugisha. Rero Imana igiye biguheramwe umugisha. Aho nari ngikomeje buranavuze Bibiliya mu Kuva, ni Bibiliya yera cyangwa se Bibiliya ijambo ry'Imana avuga iyi mu Kamisiri, ngira ngo muri Bibiliya yera ni mu Kuva. Hari n'ikindi gitabo bita Bibiliya ntagatifu. Abadive bagenzi bacu batwumva n'abarokore batwumva, ndagira ngo iri jambo turyumve neza. Bibiliya ntagatifu ni mu Giswahili, yego, ariko mu Kinyarwanda ni ngoki? Ni Bibiliya yera. Buriya se ni Bibiliya yera, ariko ni ntagatifu ni mu Giswahili. Ndumva ari byo. Ni ikintu gitagatifujwe nyine cyera. Yego. Bibiliya yera. Muri Bibiliya ntagatifu mu muhanuzi bita mwene Siraki, igice cya 38, turagenda tugere ku murongo wa 4. Haravuga ngo ibyatsi
biri kuri ubu butaka n'Imana yabiremye kandi bivamo imiti, kandi ngo uhinyura ibyo byatsi ngo nta bwenge agira. Yego. None se ubwo ibyatsi wajya kubihinyura? Hariho nigeze gusanga ari kubwira umurokore mugenzi we, abandi guseka barokore mwihangana mutantera amabuye, ariko turi kujya inama, turi kuganira ngo mugenzanye mbabarira ntuzajye kwivuza mu Kinyarwanda, nzagusengera kandi uzakira. Buriya nicyo cyatumye nkubwira kuri twebwe abakristo rega. Impamvu navuze ku bakristo nuko narinzi yuko abenshi batinya kwivuza, bahinyura ugasanga benshi bagejeje no ku rwego babura ubuzima. Yego, nuvuga ngo rero nasanze bari kuganira ngo uramenye biriya byatsi ntuzabifite ngo bikoreshe, nzagusengera uzakira. Ndamureba nifata ku munwa ndumirwa, mbese narumiwe pe. Ndaje namwe ni ngwino hano. Umuntu apfa umureba ngo ntago yakoresha ibyatsi byo kuri ubu butaka Imana yaremye. Urahinyura imbaraga Imana yamejeje kuri ubu butaka. None niba utamureka ngo afate iyo miti, akiri iyo ndwara ive mu mara, ive mu nda, ive mu maraso, ive mu nyama, kuki afata ibyo kurya ukarya? Yego. Kuki utarasenga ngo inzara igende, ibyo waryaga ubiha abandi babasha kurya, cyangwa se ayo mafaranga ukiri kuri konti yawe? None uzasenga indwara igende, kuki utarasenga ngo inzara igende? Ese Yesu watuburaga imigati akazana amafabuno bakarya kubera inzara, yaraneye gusenga inzara igende? Yesu wafasha konda akagato bagashyira ku jisho ry'umuntu, digagenda wihagire hehe mu mugezi? Yaraneye kubwira ati mwana wanjye ndagukijije, ndagukunda, ndagukijije. Byari munaniye se? Si Imana se? Ariko ndumva byumvikana. Ariko yarabikoze kugira ngo imbaraga y'Imana iborekere muri rya bumba, n'abazavuka n'abari kuvuka bazamenye ko iryo bumba rifite imbaraga. Kandi na n'iyi saha y'icyo gihe ni y'ikiko. Nuzahura n'umuntu mutunyemene ibanga, ariko ntacyo reka ndivuga. Yego. Nuzahura n'umuntu amaso ari kumurya, amaso yabyimbye, uzafata ibumba ryaba ry'umutuku cyangwa icyatsi ry'umuhondo, uritoyemo tuzi dushyushye, nangiza uhome hano umuzenguruko kuri iyi mitsi y'amaso, uzengurutseho. Nihashira amasaha nubwira ngo genda ukarabe. Impamvu yavuze ngo yigire wihagire nyine mu mazi, ugomba gukaraba iryo bumba nyine. Zavuze ngo agenda ukarabe iryo bumba riveho. Umati urumva amaso yameze gute? Ntazaba kibyimbye, ntazaba gitukuye, ntazaba kimurya. Bishatse kuvuga nubwo twagiye kure, bishatse kuvuga nungukiyemo. Bishatse kuvuga ko nibumba rivura amaso. Nose ko ndatabye niki? Nibumba. Yego. Na cya giti Mose yakoresheje ibyatsi dukoresha, harimo umuhanga, harimo umunanira, harimo umutanga utangatanga. Utangira imyuka mibi. Okay. Ngira ngo ari twasubikira aha ngaha rero, ikiganiro twateguye uyu munsi no kugira ngo abagabo bari gusenya ingo kubera gutera akabariro mutangire mu twegere, kuko hakenshi n'igihe ugatera iwawe bikanga, wajya handi bigakunda, kuko ari imyuka mibi baguteje kugira ngo ubindaya, ubu musambanye. Kandi nshaka kongeraho Jacques utaruzira nshuti yanjye. Yego. Nari nkibagiwe ntera. Abantu muri gusambana, abantu muri kujya mu tubari, uburozi ugiye kubamara. N'ubusambanyi buri kuva mu burozi. Iyo uryamanye n'umuntu ufite amahembe cyangwa baruzi imyuka mibi irakwinjira. Irakwinjira ukayinjira ni wawe. Wamara kwinjira ni wawe, urugo rugasenyuka. Bya bindi ukabiza. Uba wabikoyoye byaje mu maraso yawe bikinjira mu muryango wawe. Ugatangira, kuko akenshi iyo watangiye kumera gutyo n'ahandi winjira isafuriya wenda iri mu nzira cyangwa se ibasiri mu nzira, ugatera shoti ibintu kimwe mwashyize mu nzira, ugatangira ugatongana. Wasize amafaranga 1000 mu rugo, nta mafaranga zo guhaha, usanze mu wenda umugore yiranje yatogosheje ibishyimbo n'ibijumba aho ngaho. Warayetse ibintu byo kurya muri urugo, ugatangira ugatongana. Ariko umuntu muri mu mwuka w'Imana n'ikijumba yakirya karenzaho amazi. Kubonana n'abaganga rero ntibigira uko bisa, ahubwo ikibazo nuko usanga umwanya wabo uba ari mukeya. Ngiye nari kukwibariza nkageza ku rwego rw'uko nkubaza ngo abagore bo bakora iki, kuko nabo bafite icyo kibazo, ugasanga ntabwo akeneye umugabo, nta bushake bw'umugabo, nabo bafite icyo kibazo. Nibyo bibitera rero. Nibyo bibitera, nkunza kubivugaho inshuro nyinshi, bishaka kumenya ko icyo kibazo cyakugezeho, ya myuka mibi yakugezemo. Ukunda kurwara umutwe, ukunda kugira amazinda, akandi nakongeraho uzakande munsi y'umukondo ibumoso, nkunda kubivuga, iyo hatonekaye uburozi bwageze mu mara yawe. Yego. Wakanda ha munsi y'ugutwi ugatonekara, ariho ahantu umugabo akubwiye cyangwa n'undi muntu yakubwira ntiwumve ibyo akubwiye. Nukanda hano iyi mitsi y'ahangaha izakurya, mu maso yawe nta cyaba cyabasha kubona, wararwaye inyatsi yarakugezemo.
inyatsi rero si ukubura amafaranga, inyatsi ni uko n'urugo rutangira gusenyuka, umugabo ntimwumvikane, abana ntimwumvikane. Wabwira umwana kujya kuvoma akajya gusenya, akajya gushaka inkwi. Wambwira kujya gushaka inkwi uko nari kwikuburira imbuga. Kubera iki? Bamaze kubahindanya, bamaze kubasopanya. Ngira ngo ari twasubikira aha ngaha, ikiganiro cy'umunsi cyumvikanye, ariko mujye mutera n'agatoki mujya mubona icyo mutumva neza. Ubwo gutera agatoki no guhamagara kuri telefone. Yego, murakoze cyane. Sinzi nawe ikindi kibazo ufite? Okay, ibibazo by'umuntu yagira byinshi, ariko twari dukumburanye, ariko Imana izongera duhuze kandi hari ku bwanyu. Amen, murakoze cyane. Uwiteka abaho umugisha. Namwe.